Reka dutangire gusenga Imana kugira ngo Imana ikomeze kubana natwe, Imana yacu iturengere kandi idushyigikire. Data wa twese, muremyi w'ijuru n'isi, Imana nziza, Imana ikomeye, Imana ikiranukira kudukunda, ndagushimye ndaguhimbaje Kristo mwiza. Ushimiye neza yawe, urukundo rwawe, umugambi wawe mwiza. Ushimiye yuko watwimanye kandi ukomeje kutwimana uyu mwaka wose utambutse Mana, kugeza kuri ino saa turakomeye kumwuka wawe Imana ushyirwe hejuru. Rero Kristo ni weze imitima yacu yeze ubugingo Mwana, ingingo zacu zose Mwana zitunganywe nawe, reka amaraso ya Kristo atuboneke Mwana, atunganye twebwe ubwacu n'abacu bose, kugira ngo Mwami ijambo ryawe ngiye kuvuga Mwami ugambwirijwe nawe kandi rizabashe kugera kure Mwami, aho ushima Mwami, kugira ngo Data wa twese Mana bazaryumva Mwami, bazasubizwamo imbaraga kandi Mwami abazaba gukeneye Mwami bazagusaba Mwami uzabegere. Kanze rero tuje nutuze kuba nanjye mbisabye Imana n'izina rya Data twese ndiwe mu gukora kwa Yesu, amen. Rero dushimiye Imana Data wa twese, umuremyi w'ijuru n'isi, mucamanza mwiza utabura kuboneka. Tumushimiye kugira neza kwe gukomeye, kuko ari umutabazi kandi akaba n'umurengezi. Rero iyi saha nabwo tugiye kongera tuganire ku ijambo rifite umutwe uvuga ngo imbaraga watangiranye cyangwa zifite. Imbaraga watangiranye ntabwo turi bujye mu buryo bw'isi cyane, ahubwo turajya mu buryo bwa Mwuka Wera, turajya mu buryo bw'umurimo, turajya mu buryo bwo kwamamaza kugaruka kwa Kristo Yesu, bwo kuvuga inzira abagenzi, inzira abanyamasengesho, inzira abaririmbyi, inzira abanyempano, inzira ababwiriza ubutumwa bwiza bagihamagarwa. Niba kuko imbaraga watangiranye niba arizo ugifite. Mu Itangiriro mu gice cya 12, Itangiriro igice cya 12 umurongo wa mbere kugera no ku murongo wa 5, naho twumve uko atubwira. Umurongo wa mbere kugera ku murongo wa 5 atubwira ngo Uwiteka ategeka Aburahamu ati, va mu gihugu cyanyu usige umuryango wanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka, nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, uzabe umugisha, kandi nzaha umugisha bazakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe ni mu miryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Aburahamu aragenda nk'uko Uwiteka yamutegetse, Loti ajyana nawe. Ubwo yavaga i Harani, Aburahamu yari amaze imyaka 75 avutse. Aburahamu ajyana Sara y'umugore we n'abari batunze, n'abantu baronkeye i Harani, bavanwayo no kujya mu gihugu cy'i Kanani. Kanani ubwaho niho basohoye. Dusome mu gitabo cya Yosuwa, ni igice cya 14, turasoma umurongo wa 6 n'umurongo wa 7, dusimbuke dusome 12 kugera ku murongo wa 14. Abayuda bahera ko basanga Yosuwa i Gerugari. Kareba mwene Yefune umukanezi aramubaza ati, ntuzi icyo Uwiteka yatuvuzeho jyewe nawe? Akabibwira Mose umuntu w'Imana tukiri Kadeshi Baruneya. Icyo gihe nari maze imyaka 40 twari tukiri Kadeshi Baruneya. Mose umugaragu w'Uwiteka antuma kujya gutata igihugu. Bukeye ngarutse muhamiriza ibyo nari nabonye n'umutima utabeshya.
12 kugera ku murongo wa 14. None umusozi Uwiteka yavuze urya munsi, icyo gihe wumvaga ko Abanaki bari bahari, kandi ko hariho imidugudu minini igoswe n'inkike z'amabuye. None ahari aho Uwiteka azaba ari kumwe nanjye, mbirukane nk'uko Uwiteka yavuze. Yesuwa aha Kalebu mwene Yefune umugisha, maze amuha umusozi witwa Heburoni ngo habe gakondo ye. Nicyo cyatumye Heburoni haba gakondo ya Kalebu mwene Yefune umukenesi na bugingo n'ubu, kuko yomatanye n'Uwiteka Imana y'Abisirayeli rwose. Yesu natugire neza kandi natwiteho, we uduhamagara kandi akaduhamagarira gukora mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye. We udutoranya kandi akabona yuko turaba umumaro. We udutoranya akabona yuko dukwiriye gukora uyu murimo. Yesu natugereza. Natangije ijambo rifite umutwe uvuga ngo ese imbaraga wahagurukanye, imbaraga watangiranye uyu murimo, imbaraga ugitoranwa, ugihamagarwa, ukiva muri buriya bakarudayo, ukiva muri bya bigirwamana, ukiva mu bicumuro, ukiva mu byaha, uracyazifite. Data wa twese, ni kwa kubaza mw'iri jambo. Iri jambo nawe wisubize, usubize Mwuka wawe wera, ngo Imana ngo ihamagara Aburahamu, iramubwira ngo yewe Aburahamu, ngo va mu nzu yo kwa Sotera, uve muri buriya bakarudayo, ujye mu gihugu nzakwereka. Yesu natugeze. Uko Aburahamu yahamagawe, nawe niko wahamagawe wa muririmbyi we, niko wahamagawe nawe wa munyamasengesho, niko wahamagawe nawe wa mubwiriza ubutumwa bwiza we. Ijambo rirakubaza, ese Aburahamu ko yabwiwe ngo nasige inzu ya se, asige umuryango we, asige ibigirwamana, kuko Aburahamu Setera yari umubaji w'ibigirwamana, Aburahamu akajya kubicuruza, ariko Imana iramwitegereza iramubwira ngo yewe Aburahamu, ndakureba nkabona uri umumaro, ndakureba nkabona ukwiriye kunkorera, ndakubona nkabona ukwiriye kumvugira, ngaho reka nkutoranye usiga ibyo byose. Yesu natugirereza kandi atwiteho. Imana itoranya uko ishaka, ititaye aho tuvuka, ititaye imiryango tubamo, ititaye ibyo dutunze, ititaye ku byaha ababyeyi bakoze, ititaye ku byo dukora, ikatugabira umurimo. Niyo iri kuvugana nawe, niyo iri kuvugana nanjye kuri ino saha ngo yewe ngo haguruka, uve muri ibyo ntago mbigushakamo, uve mu businzi, uve mu busambanyi, uve mu bujura, ntago mbigushakamo. Haguruka wimuke ujya aho gushaka. Yesu natugereza. Wowe wa muririmbyi we, we wa munyamasengesho we, wa mubwiriza ubutumwa bwiza, ese Aburahamu ko yasize ibigirwamana yacuruzaga, agasiga bya bindi byose, wowe ujya guhaguruka wahagurukanye iki? Ese ibyo wimukanye nibyo wari ukwiye kwimukana? Bene data bavandimwe, nongeye kukubwira ngo uramenya utaba warimukanye ibitari ibyo kwimukana. Mu rugendo hari abantu benshi bahagurukanye ubujura, bahagurukana ubusinzi, bahagurukana ubusambanyi, bahagurukana ubuhezi, bahagurukana amatiku, bahagurukana urwango, bahagurukana amatiku, bahagurukana amagambo y'urucantege. Ariko ndakubwiye ngo wongere usubire ku isoko, wongere utekereze neza uko wahagurutse, uko watoranijwe, wongere utekereze neza. Ibyo ntabwo ari ibyo kwimukana. Ngo maze ngo Aburahamu we yarazi kurobanura amajwi amuhamagaye ariyo. Aburahamu aratekereza, yumva neza yuko ari ijwi ry'Imana rimubwiye. Ayafata umwanzuro avuga ngo yewe Aburahamu,
ntabwo ngiye kwirirwa nsezera nzubaza, kubera yuko Imana niyo ivuze iravuze ngo ngiye ngomba guhaguruka. Aburahamu ngo afata umugore we Sarayi, ngo barimuka n'ibindi bintu bari bararonse, barimuka baragenda. Ngo ariko Loti nyirarume utari wumvise ijwi, nawe ngo barajyana. Bene data bavandimwe, muri uru rugendo hariho abantu bahagurutse bumvise ijwi, hari n'abandi bantu bihagurukije. Babonye abaririmbyi baririmba, baravuga ngo natwe tugiye kuririmba, ariko ntabwo kujya mu ijuru ari uko bagenda. Babonye ababwiriza butumwa bari kubwiriza biremera, nabo babisangamo. Hari nk'abacanshuro mu by'uyu murimo, ariko tandukanya umuhamagaro utandukanye n'akazi, tandukanya kugira ubwenge utandukanye n'umuhamagaro. Hari abantu benshi bajya kwiga teoloji, ariko se ujya kwiga teoloji ufite umuhamagaro, wakabanje kugira umuhamagaro mbere yo kujya kwiga teoloji. Wamara kugira umuhamagaro ukajya kwiga teoloji. Ariko abantu benshi kuko hari akazi bamaze kubona ko ari akazi gasaba kubika mu mifuka yabo, batita mu kureba ngo ese intama zirungukira hehe. Niyo mpamvu usanga abantu benshi bakora nk'abacanshuro. Ariko Kristo mu ijambo ryiwe avuga neza yuko azihagurukiriza umwungeri uzita ku ntama, azihagurukiriza umwungeri mwiza, kuko intama z'Uwiteka zararetswe, zabaye ibiryo by'inyamaswa. Yesu natugereza kandi dutabare, yongere yihagurukiriza abandi bagenzi, kubera yuko abantu benshi muri misi ntabwo bakimenya intama, ntabwo bakimenya umukumbi, ahubwo barimenya, kubera yuko hari abantu bahagurutse bumvise ijwi, abandi bahaguruka nta jwi bumvise, bagenda nabumvise ijwi. Niyo mpamvu kenshi abantu bagera mu nzira ugasanga barashwana, ugasanga barabirwaniramo, ugasanga bafashe urwuri rwari rwiza barusira banze, ugasanga bafashe amasoko yari afite amazi meza, bayagize gute? Barayatobanze. Nicyo gituma ubwami bwinjira mu itorero, ubwami bugashyiraho imirongo ngenderwaho. Ubwami bushyiraho imirongo ngenderwaho kubera yuko abahanuzi twabivanze, kubera yuko nyamaso tutabaye maso, kubera yuko twebwe twananiwe gusaba umwuka wera ngo atuyobore. Ubundi usanga igitabo cyo muri Bibiliya batubwira neza yuko kera abami bagishaga inama abahanuzi, ariko muri ino misi kubera yuko abajura bivanze n'abanyerondo b'umwuga, utagishobora gutandukanya uwumvise ijwi n'utararyumvise, uwahamagawe n'uwihamagaye. Niyo mpamvu usanga bashyiraho imirongo ngenderwaho, abami bagashyiraho imirongo ngenderwaho yo kugira ngo abantu bajye ku mirongo, kubera ko abajura bivanze n'abanyerondo. Yemwe 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 batahira, yemwe bungeri, yemwe bashumba, nimusubire mu mweko, nimusubire ku ijambo rya nyir'ijambo, nimwongere mutekereze neza ko yabahamagaye ariyo kwizerwa. Nimwongere mubwize abantu ukuri, mubabwire ngo yemwe mwabishyitsi mwe, yemwe mwabihindizo mwe, yemwe mwanzugi mwe z'imiringa, yemwe mwebwe mwahagaze ku muryango mutinjiye ariko mukaba ntari kwinjira. Nimuve ku miryango
kuko igihe cyayo ndetse kirasohoye. Nk'uko muri Yohana wice 4:23 batubwira ngo igihe kiraza ndetse kirasohoye, ubwo abasenga basengera Data mu kuri no mu mwuka, bene bashaka ko ari umusenga. Yemwe mwebwe mwabambye, yemwe mwebwe mwugariye insengero, yemwe mwebwe mwugariye ubwami bw'Imana, mukaba mutarabwinjiye mukanane kubwinjira. Igihe kirabaziye. Mukwiriye kumenya neza yuko ijwi mwumvise mukaritandukanya. Yesuwa mwene Yefune we yari umunyamahanga, ariko ahagurukana n'Abisirayeli. Amaze guhagurukana n'Abisirayeli agendana nabo, bacana mu nyanja itukura, bacana mu butayu. Kalebu agenda areba guhagurukana n'Abisirayeli, yatekereje uburyo Imana ikunda Abisirayeli. Aravuga ati ngomba komatana n'Abisirayeli, ngomba kugendana nabo, kubera yuko nabagiriyeho umugisha, kubera yuko Imana yisha imfura z'Abanyegiputa, yica uburiza bw'amatungo bw'Abanyegiputa, ngo ariko iby'Abisirayeli byarokoka. Kalebu mwene Yefune aravuga ati rero iyi Mana y'Abisirayeli ngomba kugendana nabo, kandi ngomba kubana nabo, kandi ngomba kugendana nayo, kandi ikaba muri jyewe, tugakorana. Yesu natugire neza. Maze Mose amubwira amagambo akomeye, aramubwira ati nawe ugomba kuzabona gakondo iwacu mu Bwisirayeli. Ngo hanyuma mu gihe Mose yari amaze gupfa, asigira Yesuwa umurimo, amukorera mu ngata, aramusimbura, akomeza kuyobora Abisirayeli. Maze bakimara kugera mu gihugu cy'i Kanani, haleluya, Kalebu aricara aratekereza, aravuga ngo ariko umugaragu w'Imana Mose twavuganye ntabwo agihari, ariko Yesuwa uri kumukorera mu ngata aracyahari. Ajya kwibutsa, haleluya, abantu bibutsa Imana bakanibutsa n'abantu, haleluya. Kalebu ngo ajya kubwira Yesuwa ngo yewe Yesuwa we, ngwibuka ibyo umugaragu w'Imana Mose yatubwiriye i Kadeshi y'i Barineya, haleluya, Barineya, ibuka ibyo Uwiteka yatuvuzeho turi Kadeshi y'i Barineya, bya bindi yatubwiye nari mfite imyaka 40, ngo none ubu nujuje imyaka 70, imbaraga nari mfite cya gihe na n'uyu munsi ziracyahari, haleluya. Mwene data muvane, imbaraga wari ufite cya gihe ugihamagarwa, n'uyu munsi nizo ugifite. Uko witandukanyaga n'ibyaha, n'uyu munsi uracyitandukanya nabyo. Ese uko wakiranukaga n'uyu munsi uracyakiranuka? Uko wirindaga n'uyu munsi urakirinda? Ngo Kalebu ajya kwibutsa umwana w'umuntu, yibutsa Yosuwa. Aha rero nawe ndagira ngo nongere nkubwire, niba Kalebu yaribukije Yosuwa akamwibutsa ibya ruriya rugendo bajya gutata i Kanani, uburyo abandi bajyanye bakazana inkuru z'inshamugongo, ariko Kalebu akaza avuga ati nshingiye ibyo Uwiteka yakoreye Abanyegiputa, nshingiye ibyo Uwiteka yakoze mu nyanja itukura, nshingiye abo Uwiteka yatsinze mu butayu, nshingiye
yuko Uwiteka ibyo avuze ashoboza, nkuko yarabwiye Mose ngo uzarebesha igihugu kisezerana amaso ariko ntabwo uzakigeraho, nabyo arabikora avuga ngo ariko njye nazanye inkuru ntabeshya itayisha mu bwoko, ndavuga ngo bariya bantu twabonye b'i Kanani, uburebure bwabo, ubugari bwabo, igihagararo cyabo, tuzabarya nk'abarya imitsima niba Uwiteka kitwishimira. Haleluya! Niba Uwiteka kitwishimira, ijuru tuzaritaha. Niba Uwiteka kitwishimira, tuzagera muri gakondo. Niba Uwiteka akitunezerwa, niba Uwiteka akitubona mu maso ye, tuzabona gakondo yacu. Ngo amaze kwibutsa Yosuwa aramwitegereza aravuga ati kuko womatanye natwe, kuko womotanye n'Abisirayeli, kandi ukomatana na Kristo, kandi ukomatana n'Imana, ngo hasigaye Heburoni. Umusozi witwa Heburoni ni umusozi n'ubundi abanzi b'Abisirayeli abandi bagiye barwanya bimura, niho bari barahungiye. Barabasunika bakabasunika, baragenda bajya gutura i Heburoni. None Kalebu asabye gakondo ye kuko yagombaga kugabana mu Bisirayeli. Yesu aramubwira ati Kalebu mwene Yefune, ahantu hasigaye ni Heburoni, kandi Heburoni niho hantu abanzi, niho hantu ababisha bahungiye. Kalebu mwene Yefune aravuga ati Yosuwa mwene data, Yosuwa we twagendanye, kandi nk'uko Imana yabanye namwe, nanjye nzi ko izabana nanjye. Imbaraga nari mfite ndi mu myaka 40, n'ubu ngeze mu myaka 70, imbaraga ziracyari zose. Haleluya! Mwene data muvandimwe, we wahamagawe kandi ugatoranwa, we watewe gukebwa kw'Yesu utarigeze wikeba wowe ubwawe, ahubwo ugakebwa gukebwa kwiza na Kristo. Imbaraga wari ufite ugihamagarwa n'umwete n'umuhati n'ishyaka uracyabifite. Tekereza neza, niba ugifite imbaraga, nusanga atari ko bimeze, wongere uhindukire kandi uhindure icyerekezo. Yesu natubwire neza. Kalebu mwene Yefune ntabwo yigize agamburuzwa n'inkuru yumvise yuko i Heburoni hari abanzi, ahubwo yari afite amateka, yari afite amakuru yuko yagendanye n'Abisirayeli b'abanyembaraga kandi bakundwa, yuko yagendanye n'ubwoko bw'isezerano. Aravuga ati yabanye nawe ubwoko bw'Abisirayeli, nanjye turi kumwe kuko nomatanye nabo. Yesu natubwire neza. Yemwe bene data bavandimwe, shaka inshuti z'umumaro, shaka inshuti z'umumaro, uva ku badafite umumaro. Numara kuva ku badafite umumaro, ushaka inshuti z'umumaro. Inshuti z'umumaro harimo Kristo Yesu, harimo ubwoko bwatoranijwe,
ubwoko bwakebwe gukebwa ku isi bari bwugendana nabwo. Gendana n'abanyamugisha kuko bahawe umugisha. Gendana n'abafite amakuru meza, kubera yuko hari abatasi bazanye inkuru z'inshamugongo z'impuha, birengagiza ko Kristo hari aho yabacishije mu bindi bikomeye, birengagiza yuko batigeze birwanirira. Ariko umunyamahanga we yagiye abizirikana. Bene data bavandimwe, agakiza kagiye gusubirana bene ko, kubera ko twebwe ubwacu twamaze kugatera umugongo, twaragakerenjeje. Agakiza kagiye gusubirana Abisirayeli bene ko. Twebwe twari twagiriwe ubuntu ariko twarabyirengagije. Kareba mwene Yefune we ngo avuga amakuru atabeshya. Niba Uwiteka kitwishimira, niba Uwiteka kitunezererwa, niba twaromatanye nawe, tuzabarya nk'abarya imitsima, kandi igihugu tujyamo tuzagitaha. Nubwo ibyago n'amakuba byaba byinshi, ariko tuzagitaha. Umugabane wari usigaye wahawe Kareba mwene Yefune ni Heburoni. Hanyuma Kareba aravuga ati, nzagendana n'Uwiteka Imana izabana nanjye. Kareba mwene Yefune yaragiye ararwana, arahatsinda, arahatura, habwa gakondo yiwe. Bene data bavandimwe, igihugu tujyamo turasabwa kurwana. Igihugu tujyamo turasabwa kuba maso. Igihugu tujyamo turasabwa gusiga byose. Igihugu tujyamo turasabwa kubiharamagara. Igihugu tujyamo turasabwa kugendana na Kristo. Turasabwa kuvuga inkuru zitayinshamugongo. Turasabwa kuvuga amagambo ahumuriza. Turasabwa kubwira abantu yuko ko byamera kose, ibigeragezo nubwo byabiriho, intambara zikabaho, ariko tugomba gutaha iwacu. Tugomba gutaha iwacu mu gihugu cy'iwacu, kubera yuko ni isezerano. Niba Kareba mwene Yefune yaribukije abana b'abantu, ese iby'Imana yo yadusezeranije izabura ite kubiduhereza? Reka Uwiteka atugirire neza kandi atwiteho. Reba neza niba imbaraga wahamagaranwe niba ukizifite. Nusa tuzifite, ubwire Kristo ngo noneho njye ndegere. Data wa twese muremye ijuru n'isi, urera, urakiranuka, uraboneye kandi rurubasha. Shoboza rero mwami gukorere, shoboza mwami kuvugire. Wewe Data wa twese, ijambo ryawe rizabashe kugera kure abantu benshi, nibaryo bazayigizere kandi bazahindukire, bazagusange kandi bazakuririmbire kandi bazakuvugire. Reka ubwami bwawe, ineza yawe, imbaraga zikaze Yesu Kristo urakoze. Amina, amina.